Praise the Lord. Mungu asifiwe. Yesu ashimwe. Ndamushe cyane imizina ya Yesu Kristo umwami wacu. Nize ko muri amahoro, nize ko mukomeye, nize ko mumeze neza. Nize ko mukomeje gushimana mu cyo bitandukanye by'isi, ku bafite amanwa meza, abafite ijoro ryiza. Mana yanjye, ibihe byiza cyane. Imana ngiye kudutera iteka umunsi wa none, ijoro rya none. Kugira ngo none tuboneka ahantu nishimye navuga ngo ridasanzwe kandi ritabenyerewe. Yesu ashimwe cyane. Ndewe mikoro yanjye abavutse umunsi wa none navuga ngo isabukuru nziza y'amavuko. Happy birthdays, happy wedding anniversaries, happy wedding day, congratulations. Mana yanjye, kwihangana gukomeye ku baba bari mu byago se, abari mu burwayi, ababaye umunsi wa none, navuga ngo abatanezerewe, navuga ngo Imana ibakomeze, ibagirire neza, ibahindurira amateka. Ibyo mubona ubu ngubu hari igihe byaba amateka, ibyo mubona ubu ngubu bidashimishije ari igihe byarangira. Ishimwe rigataha mu rugo, ishimwe rigataha mu mutima, ishimwe rigataha muri quartier, ishimwe rigataha mu gihugu, ishimwe rigataha ku isi. Yesu nashimwe cyane. Humura, ubuzima burahinduka. Tugira ubuntu none kubona ahantu. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire. Mu izina rya Yesu Kristo, reka Imana ndagushimye cyane. Turi kubona ahantu, urakoze kubyemeye. Ngaho reka ijambo ryawe riganze imitima yacu. Reka ijambo ryawe uzuri tuganirize kandi rigira icyo rihindura, rigira icyo rikosora, kandi abababaye, ababuze imbaraga, abadashoboye, abatabashije, ubabashishe mu izina rya Yesu Kristo. Reka iyi video igere hafi ndetse na kure. Ntaba ritaguzana rugero habwe icyubahiro, ntaba ritaguzana rugero shirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shimye Imana cyane umunsi wa none. Turanza dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganire gatoya. Turaza gusoma ijambo ry'Imana, turahera muri Danieli ibice ni bitandatu. Ibice ni bitandatu, umurongo ni wa 16. Reka dusome ijambo ry'Imana. Babagabo bongera guteranira ibwami, babwira umwami bati, Nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Danieli, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetswe kuri Danieli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye, akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambuye kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo, Danieli yarimo atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro, abaza Danieli ati, yewe Danieli, mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Danieli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo, abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Reka tugeze aha ngaha ni birebire, ariko turimo 24. Umwami ahera ko anezerwa cyane, ategeka ko bakura Danieli mu rwobo. Nuko bamukuramo, basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Danieli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare.
zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufa yabo batararushya bagera mu rwobo hasi. Yesu ashimwe cyane. Tubonye ijambo ry'Imana, navuga ngo ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Tubonye ijambo ry'Imana, navuga ngo ritwereka ko igihe cyose usenze, no matter any situation ushobora kuba urimo, uko byaba bimeze kose, uko byagenda kose, aho wakibona hose, uko waba umeze kose, birashoboka ko ushobora gusenga kandi Imana ikakumva. Birashoboka ko ushobora gusenga kandi ugasubizwa. Birashoboka ko ushobora gusenga urwo rwobo rw'intare urimo ukarusohokamo amahoro. Urwobo rw'intare iyo tubyumva twumva ari nka fiction, twumva ari movie nyine iriya imagination, mbese ibintu abantu bakina just for entertainment. Mana we, ibi bintu byabayeho kandi natwe bijya biba ukibona uri muri situation ukavuga ngo ariko se ubundi aha hantu ndahava gute? Message y'uyu munsi rero navuze ngo ntago nabaha message ntara soma ahantu ijambo ry'Imana. Igihe cyose uzumva ko gusenga atari yo choice ya mbere ufite, igihe cyose uzaho gusenga ntacyo byakemura, n'ikibazo ufite bitakemurwa no gusenga, uzamenye ngo ibintu birakurangiranye. Mostly abakristo, niba uri umukristo ukaba ufite situation ushaka kurwanisha imbaraga zawe, ntago bizakunda uko byagenda kose, kuko turigena ijambo ry'Imana tukareba Yesu Kristo yagiye agira mu situation yagiye atandukanye. Ikintu yiyambazaga cya mbere ni isengesho, ni ugusenga. Nshuti yanjye duhuriye ahangana none, nagira ngo nongere musabe uboneke imbere y'Imana, uboneke imbere y'Imana ufite ubushizi bw'amanga, uboneke imbere y'Imana udafite icyo twakwita gushidikanya. Umenye ngo isengesho hari ibyo byakemura koko. Umenye ngo isengesho hari ikintu isengesho ryakora wowe utakora. Hari ikintu isengesho ryakora umuvandimwe watakora. Hari ikintu isengesho ryakora umubyeyi atakora. Hari ikintu isengesho ryakora Mana yanjye umukozi w'Imana runaka atakora, ariko nawe agusengeye hari cyakoreka. Hari ikintu isengesho ryakora bitandukanye n'ibyo tubona. Tubona undi mukozi w'Imana Yona kadusome gatoya. Yona 2:1 ngo maze titre avuga ngo Yona asengera mu nda y'urufi. Maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati, nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza. Nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza. Imana ishimwe cyane. Yona tumuzi, iyo abantu benshi basomye Yona twumva ari umuntu mbese umunyamafuta akomeye, kuko yisanze mu nda y'urufi. Ariko aha hantu naho yarahageze umukozi w'Imana ngo ntiyatinya gusenga. Urategeza inda y'urufi, tekereza aho yaciye kwigire mu nda y'urufi. Ifi tuzi ko iba mu mazi, kandi tuzi ko ifi kugira ngo ibe ifite ubuzima, urumva aho yaciye nawe yabanje guca mu mazi, none nyuma yo guca mu mazi ajya kuba mu nda y'urufi. Ifi kugira ngo ibe ari nzima, ibe ifite ubuzima, nayo ibashe kuba yagira icyo ikora, nuko iri mu mazi. Ngo nta nubwo yari ahantu humye, ntago yari ahantu hameze gute. Ngifi ngo nayo ubwayo yari iri mu mazi, ngifi nini ngirambu ujya gutiramumira. Ari mu nda y'urufi aravuga ngo nta kindi nakorera aha hantu. Iyi fi irandiye, iyi fi iramize, iyi nubwo itarankacanga, nubwo itarangira gute, reka nsenge Imana. Imana nibishaka tuzagenda dusesengura neza ijambo kurindi ngo uburyo ajya asenga, kuko ijambo ry'Imana ryanyeretse ko guhera ku murongo wa mbere Yona arasenga tukageza ku murongo wa 10.
kuko ku murongo wa 10 ngo nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Nshuti yanjye tuba dusomye izi story kugira ngo urebe ngo niba uri mu bibazo ntago ari wenyine, niba ndi mu bibazo ntago ari njye njyenyine. Hari abandi bagabo b'intwari, hari abandi bagore b'intwari, hari abandi bakobwa b'intwari, hari abandi basore b'intwari, hari abana b'intwari. Ntago uri uwa mbere gusa. Niba udasenga uri muri uriya mubare ubabaje. Niba ubona ikibazo ukashaka kugikemura nkawe uri muri uriya mubare ubabaje. Jewe ndabawamya gatoya. Muri iyi minsi navuga ngo ngize kubona Imana bikomeye. Nagize ikintu kimangayikishije, nakavuga ngo wenda kimangayikishije kundi, ariko nyine ikintu uvuga ngo se Mana hankora iki. Hari ikintu bikiza nta brio, navuga ngo nta gusiba ibyo ukora nyine bira minding. Kamvuge gutyo. Ndakoresha iryo jambo. Nukuri nta brio yari hari pe. Choice niba ari yes, niba ari no, byose byaramatayingaga. Ndasenga Imana avuga ngo Uwiteka Mwami Imana, reba iyi situation. Niba ibi bintu bikozwe kugira ngo izina ryawe ritukwe, niba ibintu bikozwe kugira ngo umugaragu wawe navuga ngo asuzugurike, kugira ngo habe hari yindi, navuga ngo hari yindi motifu, habe hari yindi plan, reka gushaka kwawe guhinyuze buri umwe wese ku buryo buri wese yibaza ngo ibi ni ibiki bibaye. Gusenga gutyo ntago nenyuye ko Imana yabikora, ko ntago nari mbonye Imana nyibona kenshi, ariko aha hano nabonye Imana. Hahandi Imana igukorera ikintu nawe ugasobanura ngo ariko se ibi bya biri muri plan, nibi wabikora. Okay, ya ijambo raje neza. Nta kintu Imana yagukorera iragukorera akarije accent sorry. Nta bintu Imana iragukorera ngo uvuge ngo Mana ngo harya nibi wabikora, naha hantu navuga ngo wahangiza ni level wayikoreraho ibitangaza bigakunda. Naha hantu ibintu byapfuye Mana waseruka, ntaho uragera aho hantu. Aho narahageze. Ubwo rero nyimara kubona situation igenze gutyo, nahise mvuga ngo Mana ngiye kwicaza amaguru yose hamwe, mbonye ko nta na kimwe, nta exception kuri wowe. Byose wabikora, byose wabibasha. Wewe bashije kujyana abakozi bawe mu ijuru badapfuye. Wewe bashije guha urubyaro, navuga ngo Sara na Abraham ukabaha umwana. Wewe bashije guha hano umwana. Wewe bashije gukura Daniel mu rwobo rw'intare ari muzima. Ijambo ry'Imana ngo nta kizinga, ngo nta minkanyari, ngo nta mubabare yigeze abona ari muri ririya nani, ari muri ririya senga y'intare. Bibiri nyereka cyane ko ngo yavuyemo rwose ameze neza, kwa ngo Imana yanjye ihora ishimwe iteka. Ni verse nshimishije cyane. Nanone Imana yabashije gukura Yona, ikamukura mu nda y'ifi ari muzima. Kuko ijambo ry'Imana ryandika ngo kuri murongo wa 11 Yona 2:11 harambwira ngo Imana itegeka urufi. Imana ivugana n'ibifi, Imana ivugana n'ibyo yaremye, Imana ivugana n'ibisimba cyangwa inyamaswa, Imana ivugana n'ibyo mu nyanja. Ngo avugana na Yona, ngo Yona ngo iragenda, ngo Yona avugana n'urufi, urufi ruragenda rujugunya Yona. Noneho ngo Yona ngagenda ajya kuvuga ijambo ry'Imana. Byane ubutumwa ko tuzi ko icyatumye urufi navuga ngo rumumira nuko yari yanze kumvira Imana. Rero nshuti yanjye twaba tuganiriye nyine, murabona hari ijambo ry'Imana riza uko wariteguye nuko uri kubitanga bikaba wumva bihabanye. Ariko najya nkubwire ngo nta hantu kure uri Imana itakumva, ndetse nta n'ahantu hafi uri
wavuga ngo ntabwo nkeneye isengesho. Isengesho rirakenewe umunsi ku munsi. Ntuzagire wumva ko hari amasengesho wasenze yaba ahagije, yaba ari umufuka, yaba ari imifuka 5 y'amasengesho, reka tuvuge gutyo, nta kosa. Ariko menya ngo umunsi ujyana n'isengesho ryawe. Wasenga ngo Mana urakoze, wasenga ngo Mana mbabarira, wasenga ngo Mana ndindira umuryango, wasenga ngo Mana areba hanaha, ariko buri munsi ujyana n'isengesho. Ntuzigere na rimwe wumva ko hari ahantu navuga ngo ugeze ushaka kwifasha ikibazo. Ntabwo byagukundira, ntabwo byankundira habe na gatoya. Gusa ikintu cyo wakora gihe ucitse intege, wenda se ushaka gushyiramo worship song, indirimbo iramya, indirimbo ihimbaza Imana, kuko hari igihe gusenga byanga. Hari igihe gusenga byanga. Mbona uyu mukozi w'Imana Hana asenga Imana ngo maze ngatangira kugira gute gusenga ijwi ridasohoka. Hari igihe tugera mu bubabaro rero mw'abantu mwe ukumva ijwi ntirisohoka, kuko nanjye nsengera ibyo bintu byari bibaye, numvaga ijwi ridasohoka. Atari uko nshonje, atari uko ndi mu bitotsi, ariko nyine hari igihe kwizera kwacu kuba kwakozweho. Hari igihe navuga ngo kwizera kwacu kwa kurimo kurapimwa nako ukwako. Rero aho waba uri hose, uko waba umeze kose, aho waba ugeze hose, menya ngo gusenga birafasha. Gusoma ijambo ry'Imana birakiza. Kubana n'Imana birafasha, kuko nyiri ijuru n'isi n'umwe. Tekereza ariko umuntu usenga, tekereza umwami wawe, tekereza Imana yawe ngo ni umwami w'abami. Tekereza umuntu uvugana n'ifi yamize umuntu kamuruka. Tekereza umuntu uvugana n'intare. Abamarayika b'Imana, tekereza ko abamarayika b'Imana bavugana n'intare. Intare irya abandi bantu, kuko tubona ko ngo abantu bagambaniye Daniel, uriya mwami ndetse ngo n'umuryango. Sinzi impamvu hajemo mu muryango cyane, ariko ijambo ry'Imana tukaturyubaho uko riri. Ijambo ry'Imana ngo bariya bandi bagezemo ngo intare zabasamye hejuru bataragera no hasi. Urumva kugira ngo Daniel wagere no hasi, ahantu navuga ngo aharare, ijambo ry'Imana ko yaharaye, niko navuga. Hako we ntabwo nabyita ko ari ukurara, kuko urumva yari mu bikomeye. Iyo umuntu mu bikomeye sararyama oya da. Ijambo ry'Imana rinyereka ko ngo umwami yibambuye, niko babyita, niba ari kwibambura reka tuvuge gutyo. Umwami yabyutse ajya kureba, ngo arahamagara cyane, ngese ngo Daniel ngo uracyahumeka, ariko ngo arambwiye ngo Imana akorera ngira gukiza. Urumva ko tugomba kugera ahantu ho navuga ngo nabo mwisi n'abatubona bizera akavuga ati hariya hantu Sandrine agomba kuhatambuka, hariya hantu kanaka agomba kuhatambuka, nshuti yanjye hariya hantu ugomba kuhatambuka, hari ahantu ugomba kuhatambuka. Ibihe byo gusenga ni ibihe byiza, kwanzura nabizi rega, kuko abantu benshi tuganira aha ngaha navuga ngo na abakristo cyane. Iyo utabura umukristo nta gihe ugeze kubura ngo usenge Imana byo ngo Mana urabizi ko Imana isubiza. Imana irasubiza, gusa idusubiza mu buryo butandukanye. Hari igihe usaba ikintu ikaguhereza ikindi, ariko ikiguhaye ntiba ari uko ibikoranye umutima mubi oya, ahubwo ikigoye kubera ko icyo kigukwiriye. Rero reka dukomeze mu gusenga, twikomeze ku Mana, twikomeze mu mbaraga z'Imana, twikomeze ku Mana twumve ko izabikora. Ngicyiza ngicyambere nakavuga ngo Imana ngo wizeye ngo bavuga ngo urizeye ngo abikora, ahubwo nuko uziko urabizi ko izabikora, kandi ikabikora mu buryo bw'Imana, ikabikora mu buryo bw'ububyeyi, ikabikorana icyubahiro, none ikatuzanira iki amashimwe. Navuga ngo guma ku birindiro, guma ku musozi w'amasengesho, wikomeze ku Mana. Navuga ngo utumbire umusaraba, ushira akaguru, navuga ngo ku kandi ibiganzo bifatanye, amaso yafunge, amaso y'umubiri navuga ngo reka tuyafunge, dufungure amaso y'umutima ariya tuyobora mu rugendo nk'uru rutoroshye, mu rugendo nk'uru rukomeye. Nshuti yanjye biragoye kandi birakomeye, ibintu ndi kuvuga ndumva bikomeye cyane,
biragoye kandi birakomeye kuba uri ku musozi wo gusenga, uri gusenga aricyo ushaka, uri gusenga aricyo utegereje, uri gusenga hari umuntu uvuga ati kandebe uko bigenda, uri gusenga hari umuntu uvuga ati sha aha ntagahava, uri gusenga hari umuntu uvuga ati sha aho yigenje, uri gusenga, komeza usenge Mana yanjye. Uwiteka Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye cyane, urakoze kugira neza, urakoze kushoboye, urakoze kubashije, urakoze kuhagije. Haleluya. Uyu neza tubashije kubana ahantu, reka mukomereze gusenga. Wereke ko nta kindi kintu cyamutabara, ni wewe nyir'ijuru kandi ni wewe nyir'isi. Kuganira nawe kugira tugire chat nawe nuko tugusenga, nuko dusoma ijambo ryawe, ko twumva abakozi bawe, nuko Mwami Imana tukugera imbere. Kandi kukugera imbere Mwami akenshi nugufunga amaso, nugufunga umwuka, nukureba ko tukamenya ko byose tutabishobora udahari. Kumene data umujye umukomeze. Hari uri ku musozi w'uburwayi, hari ku musozi wo gutegereza, hari ku musozi w'agasuzuguro, hari ku musozi w'umubabaro ukomeye, reka ubane mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nshuti zanjye rero navuga ngo iyi message yariremereye cyane, kubera ko iyo mvuze gusenga mba numva navuga hagashira umwaka wa kabiri ukajyaho, wa gatatu ukajyaho, kuko gusenga naje gusanga nta kintu cyatsinda umuntu usenga, naje gusanga nta mbaraga za ruti z'Imana. Rero ikomeze ku Mana, ubundi amagambo navuga ngo abe makeya. Gusa iyo uganira n'Imana ntukagire icyo uyihisha, kuko wayihisha, wayibwira, utayibwira byose irabizi. Niyo mpamvu tubona abakozi b'Imana benshi ugasanga profeta yakubwiye navuga ngo nibiri mu nda. Kuri iyi mukozi w'Imana ababizi, abagize Imana zo kubibona, navuga ngo none utekereza ku Mana, Imana izi nibiri imbere mu myaka 100. Bikomeze ku Mana ya. Rero Mana we, ndanezerewe cyane kuganira namwe ijambo ry'Imana, kaba tuganira utarakira Kristo nk'umwe mukiza ubugingo bwawe. Iyi ni isaha nziza, iki ni ikize kugira ngo mwakire, ntabwo uzabyicuza. Iyi ni navuga ngo ni decision ufata, ukazaho ubuzima bwishimye, ukazaho ubuzima bunezerewe, ukazaho ubuzima ufite icyerekezo, ukazaho ubuzima butarimo duti, ukazaho ubuzima navuga ngo ugenda mu mucyo, ugenda mu bintu ubona, ugenda mu bintu usobanukiwe. Fata iyo decision. Nawe wasubiye inyuma, iki ngize cyo kugira ngo wongere ugaruke. Tubona ko abagarutse, tubona iyo n'ukuntu byamugendekeye, yaragarutse kabisa, kandi yasenze ari mu navuga ngo ari mu kutumvira, ariko Imana iramwumva, Imana iri mu mutima. Turi umukozi w'Imana Daniel yarasenze ari mu nda, navuga ngo ni mu nda y'isise, yarasenze ari noneho mu isenga y'intare, Imana iramwumva. Yesu Kristo yarasenze ari ku musozi Getsemane, ararira cyane, Imana iramwumva, imwongera imbaraga. N'abantu benshi, Hana arasenga, Abraham arasenga, abakozi b'Imana batandukanye barasenga, nanjye narasenze. Yego ngiye ntago nakanikwa muri Bible, ariko nanjye nzakubwira Imana nasenze, nzakubwira Imana yansubije, nzakubwira Imana yangiriye neza. Narasenze ndasubizwa, n'ubu ndacyasenga ndasubizwa, ariko decision nafashe ni ugushira navuga ngo ibirenge hasi, ubundi nkavuga ngo Mana icyubahiro ni icyawe, I surrender everything, byose ndabisarendinze, icyubahiro ni icyawe, ngaho genza uko ushaka, kuruko ushaka. Hari ikintu cyo mu buzima rimwe gusa kikaguchallenging ya. Rero shizanjye navuga ngo mukomeze mugire ibihe byiza, ya ndabakunda cyane. Niyo mwaze kuri channel muri bashyashya, navuga ngo ni karibu, mwebwe muri kurikirana kuri Facebook, Mana yanjye friends, navuga ngo ikaze cyane, dukomeze ujyana ibihe byiza, uko Imana izagenda itugabura so dusangira. Kandi uramutse ugize ikibazo wanyandikira inbox cyangwa ukagira comment, hanyuma nkabibona, kuko ijambo ry'Imana nzi ko rigera kure, rigera ku bantu batandukanye. Hari igihe ushobora kubyumva ukwawe, hari igihe ushobora kuvuga umwana w'umuntu, ariko akenshi nemera ko Imana impa ubutumwa. Yesu nashimwe cyane. So reka mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.